zihumura umwami Yesu yaranesheje we kwiheba nshuti humura 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 umwami Yesu yaranesheje izubona byose bikugose humure Yesu muri kumwe izubona byose bikugose humure Yesu muri kumwe amahoro Yesu atanga aduha kure ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu nsinzi amahoro Yesu atanga aduha kure ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu nsinzi amahoro Yesu atanga aduha kure ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu nsinzi amahoro Yesu atanga aduha kure ibibazo tukabibona ibitariho tukagendera mu nsinzi kuko umwami waje ari imbere yanjye sinzanyeganyezwa habe namba ndakomeye ndashikamye sintinya umurengezi waje ariho kuko umwami waje ari imbere yanjye sinzanyeganyezwa habe namba ndakomeye ndashikamye sintinya umurengezi waje ariho kuko umwami waje ari imbere yanjye sinzanyeganyezwa habe namba ndakomeye ndashikamye sintinya umurengezi waje ariho haleluya Yesu kuko umwami waje ari imbere yanjye sinzanyeganyezwa habe namba ndakomeye umurengezi waje ariho amahoro Yesu atanga aduha kurenga ibibazo tukabibona nk'ibitariho tukagendera mu butse haleluya amahoro
ya mutsinzi. Haleluya. Amen. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Iki ni ikiganiro injyana na muzika kuri Munambeho TV. Ça c'est l'inspiration de la musique sur la télévision Munambeho. Ene programu eyogera ku bayimbi ne music ku Munambeho TV.